ikosa nshinja Kid nire Kid niba koko Kid yarafashe irembo ha Miss Elsa bigahurirana n'izi scenario bitwereka ko hari ukuntu bitagenze neza hagati na Jolly umva ko of course nawe ubuze kwitanga azi neza umva imbari yamenya makuru umva nawe uri kumugambanya so rero ngewe nta nyine niko nkubwira ngewe ibi bintu byambaye narabifesinze bro narabifesinze buriya Kid you feel him Kid ibintu biri kumomba mbifiringa tu ngewe nagambane n'abantu muri showbiz ni Jalas Official TV nizeza ko mwese mumeze neza mukomeje kudukurikira muakomeje kutwereka ko muba hafi mukunda ibyo dukora ni inkunga ikomeye cyane rwose turi kunundi mu misi isa nkaho showbiz yo mu Rwanda isa nkaho nazi kuntu imeze bino misa ngikonje mu kuntu akenshi nabonye showbiz yacarimo saga bikonje akwa tundi dusaga duke duhari byaratumye mfata icyemezo ndavuga ngo Jalas undi tubana hari ibibazo nyambwirwa n'abakunzi bacu yabadukurikira kuri radio abadukurikirano nabati nyinshi ko kwaza ko pasono nkanje niyo mpamvu nsaba kugira ngo mumbabarire tagi kizasibwa mu byo tuyoganira bibe biri nakaganiro gato nshaka ko bakeza nyine bite nuko mfite amatsiko ibyo nshaka kubaza kandi nifuza ko nabandi ndambabarije uravuze ngo ugiye kubaga nta kinya ni wowe ubaga no sikari buze gusubiza ni wowe uri buze gusubiza ni wowe uri buze kubaga okay fisi uragishyiraho ubwo niko bimeze kandi nabisabye nanjye risegura Jalas uracyeditinga turi kumwe anyway umuhagaze hejuru Jalas by'umwari ko ibibazo mfite ngiye bishingiye ku bitambuka n'ubundi kuri chaîne umubereye abayobozi simvuze kari yanyu ko atari yawe ariko uyibereye umuyobozi ya YouTube itwa Jalas Official TV kigaro kiraza kubaca muri tiranwa urumva bayi nyine muri tiranwa byarahuriranye no ari abost basuhuze aho baherereye mu mande enye z'igihugu ugaho bari anyway boss umwe ninde ni babiri okay n'abakunzi bacu n'aba boss ariko yego nabo nabagatatu yimba abandi babiri bari imbere yabo Jalas by'umwari ko wenda ndashaka tugane ku wenda by'imyidagaduro cyangwa ko n'uri bikureba binareba chaîne yawe hari umuntu wambwiye ngo uzarebe iriya chaîne ya Jalas Kina Music ni nta muntu Kina Music uracamo amarebo yose yagiye akorayo urumva abantu bose bagiye bacaho abanyamakuru bagenzi be baciyeho abantu mu myidagaduro runaka abamisi baciyeho n'abashoboka bose nyine baciyeho atari ko nta muntu muri Kina Music w'umuhanzi by'umwihariko turahabona bavuga ko bishingiye ngo kuri beef ushobora kuba yaragiranye na bamwe muri ziriya nzu mu myaka yahashize ugakora ku kindi itangazamakuru cyo mu mujyi ubwo ni isango tuyivuge bavuga ko kuba batarabona Knowless Neringabo Clement Igor n'abandi kuri channel yanyari bishingira ku bibazo byaturutse kwisango ubwo akoraga muri Sunday night ibyo bintu urishuwa ko nta mubano mubi nagatotsi mubano wanyu wabuhari Sunday night higeze kuza gatotsi na Kina Music ariko si umwihariko wanjye sibyo bigire clear pe singiyewe wari ikibazo nubwo bwose nabaye involve mu kibazo kuko ibintu byatangiye ubundi umbaje ikintu gikomeye cyane oya bicemo gakeya ngo na ba nyiramarebo bivuge gutyo baze kumva ngo mvuze Kina Music yonyine gishwe na ba nyiramarebo kugura abanyamakuru babe barakuguze oya bagiye mbigusobanurira uko kugura abanyamakuru bakamera nkaho ari abafana abantu bakorera mu kwaha kwabo byatumye hari bamwe senda bivuga gutyo hari bamwe batabyakira neza kandi nabo banyamakuru tuvuga urugero ku gitangazamakuru baguze kanaka undi baramuretse kandi bose bari mu gisata kimwe byaje biteraza ako gakomfuri giye naga ngiye komfuri yabayeho ko nta yikise sinaterese Knowless sinakuranye na Neringabo Clement nawe muzi gutyo kuvuga ngo nta kintu kiri personal cyashobora guteza ibyo bintu ahubwo ikintu cyabayemo nkuko nabikubwiye ubwo uraza kwishakishiriza umenye ngo byapfiriye hari igihe cyabayeho abahanzi bakigura ku buryo n'inkuru itari nziza kuri bo hari ukuntu umunyamakuru ayisasira cyangwa kayicaho nyine mu buryo bwo kugira ngo bagire ya shusho nziza ya zina ryiza muri society icyo gihe cyabayeho pe urumva so rero iyo periode yatumye abanyamakuru bamwe bamera nk'abigumuye ni yaterima ariko batariyo
bamera nkaho nyine n'ubundi nabo bavuga bati okay niba mwishyuye kanaka ntacyo mumbaza okay ubwo nyine mumenyane nuwo mwahaye ibyanyu iyo periode barabiza barabafite amazu y'umuziki yabanjirijwe no gusahurwa bivuge gutyo kuko nubwo bwose uvuga gutyo nkavuga ngo abanyamakuru baguzwe n'ibiki muri iyo era hagiye haberamo amabara niho bari shari baje ba Super Level agahomba $200,000 akabara kase Mutesa akava mu Bwongereza yaraturanye na Arsene Wenger urugo ku rundi barahorana ubuzima buryoshye akaza taci kamusiga heru undi mutipe harya wagize Richard Kiwundo urabizi ko nawe yaje yiteguye gushora ariko bose baje basanga abantu basamye ari ibisambo none icyo gihita nko kurya ari ndakeranye nta kintu kirimo urumva ari nacyo kintu wenda twavuga ngo ku bantu ba mainstream showbiz igihe cyose bayifataga nk'abantu b'imbobo bafataga abanyamakuru ba showbiz mbese nk'abo bahanzi babo nyiri icyo gihe kuko nabandi bafataga neza nkuko Fireman n'ibyo bari basagihobe n'abanyamakuru benshi babaga bafatwa muri ako gatebo so rero uwabaga abonye nk'iyo opportunity yabatawe ariko ntanone ntabwo twabishyigikira guhembwa senkani kwishyurirwa inzu ukaza ukabeshya abanyarwanda ntabwo ari byo so rero ngewe navuga ko wenda ntabwo navuga ngo nari ndi mu gace wenda ukavuga ngo kagiye kurwanya ahubwo ngewe nagize ibyago byo kuba muri timu irimo ibyo bice byombi nyine ko ndi bubivuge kandi ntari bubogame abantu banzi tumenyeranye bazi ko nkunda gukoresha ukuri kabisa ku kintu cy'ukuri ndakivuga so iyo umuntu yazanaga akantu nkafite amakuru yabaga gasimbuye none ko nabonye bamwe mu mwakonaga muri iriya nzu bamwe baragiye bakunda ko bari kumwe n'abari abahanzi na nyuma muri no minsi babakoresha ni bamwe nyine nanjye kare byo nkubwiye so bakunekeza ko nawe bigaga kushobora kuba wagendeye nyine ku bushute bwawe n'abanyamakuru nakubwiye ngo nawe unabaye victim bose banabyuma nakerema niba nari amenye ngo nta beef nigize mugira ariko ndabizi neza ko iyo yabayeho hari igihe cyabayeho rwose Kerema kana ubwe nkakajya bivuga hari igihe twiye kujyana n'umuhanzi umwe muri concert ari njye umujyanye aravuga ati uriya muntu no muri team ya Sunday Night ntiyinjira urumva ntabwo nazize ko ndi Jaras nazize ko ndi muri team sibyo ariko rero bakaziza team kwivuga erega makuru kandi no Sunday Night yubakiye kuki ku makuru imyidagaduro cyane urumva so rero bro nyine biragoye kubisobanura ibi bintu ahantu utangiriye nyine bunanyu urancana sofa hatugeze se mu ngono tukuntu ubungu bimeze mu bantu wawe nabo bumeze bite harukuntu mwamwaraganiye kuyabona mu bishyiro n'akadumu ibyo byo kuvuga ngo ntitubatumira dufitanye appointment na Kremba nuko wenda tutayishyize mu bikorwa ko bamaze iminsi mu ngendo bafite kuza kudusobanura kuri case bamazemo iminsi baburana batsinze urumva Kremba yarabitwemereye twemereye exclusive interview ibyo yabitwemereye turi kumwe face to face nge nawe urumva tuza kuba dufite ikibazo aho yari kumbwira ati wenda mu Jaras ungiraho ibibazo bimeze uku wenda sinazi wawe no mu kiganiro uyobora kuri Flash Burize nako ko abahanze bo nabo nta kibazo nta kibazo rwose okay sawa Kabebe Norris twagiranye appointment yo kumuzana mu gisha wa mwana hambera birapfa kuki se twayigiranye ahubwo abantu barabihuza niba bumvise wakoze critique muri Sunday Night bakumva wenda ntanze urugero rurundi rugaruka kuri Kremana narwo wenda rutari rwiza bahita bavuga ati kacyarimo tuyu muntu ni beef ariko rero ntekeza ko ibyo tuvuga ahanini intention tubikorana mu kubaka kandi noneho uru ruganda kubera ko rukiyubaka hari byinshi biba bitagenda neza ibigenda neza ni sava nta nuguza ngo kubivuga nta kibazo ntabwo twabura kuvuga ngo wenda Element ari gukora neza tuvuga tuti wenda yakoze comeback ya Christopher ibyo ni ibintu umuntu azagashima byiza ariko ntabwo ari byo n'abanyarwanda bakeneye kumva kuko barabyibonera n'amaso kuzuza miliyoni enye kwa Chris izi nta utabibonye ntacyo uje kuvuga kuza kuvuga ngo Meddy yujuje aba subscribers miliyoni nta utabibonye ariko wenda batanavuga ngo duhengekera mu nkuru mbi nabyo bari bishobora kubyuka bavuga ati ubwo se bashaka kuvuga ko mukora inkuru mbi gusa oya hari inkuru ukora wenda igasona nabi kuri umwe ariko ikagira akamaro ku bandi uwundi sibyo tuve kuri icyo kintu tunakiveho by'umwihariko
ndumva uko biri kose ubishyizeho umucyo ko nta kibazo gihari ko duhaye n'ingero za appointment ziri hafi zawe na bamwe muri bo na Kerema nawe ubwe ubimubajije yabikubwira nawe uzamubaza okay nta aribwo nyine nize neza ko niba ari umuntu ko Kina Music baravuga ati ngo uzarebe ngo wageze muri Flash Network nanjye bananze urugero ngo nta muhanzi muri Kina Music muri atume ngo se ngo nuko batabumvira ngo cyane ikibazo cya Jaras we ko ari umuyobozi wa cyara kiganiro ngo wababwa ati nimuzige mutumira muri Kina Music ibyo ntabyo wavuga even atari nanjye Mudenge umuyobozi w'ikiganiro tumumentioninge ahara azatubabarire tumwisegureho nawe ari byo bamuvugaho kandi ubone isi iberamo afite umwanya wa beef tubiveho yibereye mu bucuruzi ingingo ya kabiri nshaka tuganiraho ubwo yambe twayifite tubiveho iyo ubwira hari n'ibintu bitajyana n'imyaka ubutagomba kuvuga ngo ufitanye beef n'umuntu bivuze yiki ega showbiz ntago gisaza cyora se ejo twabonye ngo Justin yatandukanye na Kanye West mu mubano wagiyemo gatotsi okay ibyo bibaho cyane no muri showbiz ibintu bingana ingingo kandi nifuza ko tuganiraho nyuma ko tuvuga cya Kina Music nizere ko abadukurikiye bamaze kumva iyo bigana no kuri buri wese akuremo icyo akeneye kumva cya kabiri ni cya akeshi beef bakunda kuvuga nanjye mbona akezi zikunda gutangira mu Rwanda ako zikomotse kuri chaîne ya YouTube mukorera wirinze ko tuva kuri umuyobozi wayo nkuya ku muyobozi ndamuri uri umuyobozi wayo ni beef eshatu izamenyekanye hanze n'ebyiri hari n'indi ariko iri mu mitwe y'abantu wenda nekereza ko nazo uburemere bwayo ukuntu ingana ariko babyifashe mu mwikomo nekereza ko ushobora gutungurwa nayo cyangwa se n'utungurwe nayo ya gatatu yo iya mbere ni ya Keza na Clara kuri bya bibazo bya train okay iya kabiri uretse gato urazisubiraho cyose urazikurizaho icyarimwe zose ko nawe ushaka tunabitindaho cyane gusa ngo ubitange ubusobanuro tuyo no kungiye bati dufite umwanya mutoya uranyihangana n'ingiye wewe ikiganiro urumva iya kabiri nicyo bita kuyobora nyine n'igitugu kiraza ariko kigakora ari umuyobozi wa Jaras iya kabiri urumva ni beef yitwa nje nayifashe nka beef ko nabonye no hanze yakuze ni imwe ariko usanga yifashe ibintu bibiri Kasuku Sadate na Jean Paul impamvu Jean Paul ni wo mukoresha icyo kiganiro cyateje ibyo bibazo iya gatatu nayo ni ya Gayer nawe muri 155 EM ku kiganiro mwakoze wowe n'ubundi na Jean Paul muhinyuza amakuru yatangazwaga y'ifungwa rya Bruce Melody ubwo yari mu Burundi ibyo bintu ni ingingo eshatu nkubwiye numishana ni gutongoye zose uziziho ndagira ngo buri mwese ugende ugire icyo uvugaho kuzitangaho umucyo bworoshye n'ubu Karara na Keza niyo ya mbere wavuze nawe wenda bavuga ko yanabanje beef yabo yubakiye ku kuba Keza yaragiye gusubiza Karara kamwita imbesire umukecuru nibiki ibyo bintu byatewe nuko na Karara nawe wenda Keza atakiriye ibyo yakomeze comment byasuzugura umugabo we yego nimba bivuga gutyo unyumve kubera ko ibyo ko Karara yakoze comment byari biri kuzenguruka ku mbuga si umuntu wagiye muri event ikibazo si ibyo yakoze comment ikibazo ni comment yakoze uretse si umuntu wagiye muri event ngo aze amena amabanga ibintu naramubajije twabonye turenarira ntitubimenyereye wowe wabibonye ute comment yakoze Keza ntiyayakiriye neza sibyo ariko nawe kubwo umujinya yaragiye amusubizanya undi mujinya Karara byiswe beef kubera ko nyine habayeho gusubizanya ariko Karara yatangaga ibitekerezo nk'umunyamakuru akaba n'umuyemusi nta nubwo icyo cyonyine yari yavuzeho hari n'ibindi byinshi yari yavuzeho nta beef yari irimo icyo ngicyo kugeza iyi saha ntabwo navuga ngo wenda ngo ninjye ugitangaho umucyo ariko ntakeza ko nta beef ihari ako nibariyunga ariko sinzi niba baziyunga okay byo ni ibyabo icya kabiri Jean Paul ibyo yavuze kuri Gasuku na Sadate yabivuze nyuma y'ibyo bamwandikiye n'ibyo bamwanditseho ku mbuga nkoranyambaga yabivuze muri context yo gusubiza ashobora kuba yabikoresheje n'umujinya nkuko nyinge nawe twavuganye nyuma personal cyane cyane mu byo abantu bumvise mu kiganiro hari ibyo twagiye tweditingamo n'ubundi kiri online murabikatamo bikuramo genda bivamo bitewe n'iki te nuko wenda ari urumva iri kweditinga cyane cy'isari minota 20 hari utuntu tugucika ibyo tuje twemera ukuri hari akantu wumva ukavuga ati akantu nago kari ngombwa ariko kubigira beef bwayo yubakiye kuko bari bo bamwendereje we yarimo subiza kandi wumvise ko
ntabwo namukoresheje ikiganiro ariho hantu turi njye nashaka ko agira ibintu yivugira kuri issue ya Miss Rwanda ikomeje ikiri kwibazwaho byinshi ariko kubw'amarangamutima no kuba wenda ibintu bikiri bibisi n'izo feedback yagiye yakira gasuku bwe kuri iriya foto yayinyoherereje ndamubwira nti iyi foto nyohereje ni ya 2019 dore na interview bayikoze ku Museke nari nzi ko abyumvise ariko icyabayemo wabonye ibyo yanditse by'ubukwe buriya no kugira ngo mu Jean Paul Espace bivuge cyangwa se Space ngo ubukwe bwa Jean Paul Ngabe Victoire urumva numvaga nyine ko ari ibintu biri funny kuvuga ubukwe kuri Jean Paul umaze amezi abiri abukoze uri hafi no kwibaruka nyine mba numva ari nk'ibintu wenda yavuga ikindi kintu nayo kugira dute nkavuga ariko birashoboka nanjye reka nkurikirane kuvuga ubukwe nyine aho yamwise ngo ikigarasha byo bibende byose akora na video amwita ikigarasha urumva ibintu byose Jean Paul ntago mubereye mu mutima ariko afite abantu community yindi abana nayo wibaze izo feedback kandi akenshi buriye ntago ari we bibabaza abakuzi bo ku ruhande bazi ukuri kuriwe urumva umuntu bati Jean Paul koko urumva uyu muntu aza kuvuye ngurike nagurike niyo byamusembuye so rero ikintu nijeje abanyarwanda na Jean Paul mu gikari kabinyemerera zamugarura abigira ikintu hatangaho umucyo kuri Sadate na Gasuku umucyo meze uteje kwisegura kubyo yatangaje avuga impamvu yamuteye kuvuga kuri kuko icyo gihe yari wenda mudu yari iri hejuru ariko wenda ubu yararucururutse ashobora no kuvuga wenda imuzi n'imbarutso akanoroshya imvugo yakoresheje yes cyo tukivuye cyane nyuma nacyo kivuga ngo umuntu tumwe wonyine gusa cyaba Bruce Melody oye icyo ngicyo warakimwiyeho umubwira ko ngo bitabashimishije ariko nkuko ngewe bwanjye nivuganiye n'umuntu w'i Burundi turi mu kiganiro nge nawe tukavuga ibyifungwa ryabo iyo haje indi version ndayakira nka Jaras nose ba Jean Paul yari afite iyi kandi bo bivuze kandi bo barivuga n'uw'i Burundi nyine nge nivuganiye n'uw'i Burundi wese nzi yarakuyeho amakuru ntabwo ari umunyamakuru wo mwuga ntafite ikatara emusi ibimwemerera arwaye mu mutwe wapi si muzima none se uri gukerensa ibitekerezo bya Jean Paul kubera iki ahubwo mubaza impamvu yibaze nde nyine ntabwo ari wakabibajije Jean Paul nk'umuntu wamuzanye mu makuru bamenya ko ari mu bantu bazi neza agaciro ko gutangaza amakuru niba yabivuze azi impamvu anyway kagiye mwisabire uzashake ntago bizakunanira nibishoboka nabaradukurikiye ubwo ndi kuvuga Gayeri na team ya 155 bazashaka umwanya bazabisobanura na Jean Paul bari kumwe kiganiro kandi Gayeri nzika ari umuntu wumvikana cyane nzika dukurikiye byakunda no mu VIP nziza kandi umuntu uzi kuganira ikindi kiri muri ibyo Melody Brice ni niga yanjye man je ntago ndi umuntu wajya gufata umunsi mu gitondo ngo ngiye kumusebya kugira ngo ndebwe oya akicyo umuntu avuze ndacyakira niba umuntu avuze ngo ntiyafunzwe wenda mu buryo mwabitekereza kandi Jean Paul kurya bivuzemo ntabwo yavuze ko atagiye muri gereza nyirize abo yaravuze ati mwarabikabirije inkuru bayiremereza ati ntago twakundi kwe uko bari straight avuga ati ntago yafunzwe bana turamungu ntago no umuntu twe nari nkuhaye ubwo nukomeza cyo umwanzo dufasha nuko ngiye nakwisabira 150m 155m bazaze cyo nzana kikoreshereza nge kugira ngo bizanorohe abari nawe uzakiyobora nge nzakiyoborera niba dukundira kabisa turabasabye kabisa nzireza ko dukurikiye tuve no muri kuri cya Bruce Melody n'uri turikomereza tujye ku ngingo ya nyuma n'ubundi ariko sinabura ko nagaruka n'undi ko muzindi ngo ndari nabonye China nina ngo ari muri Amerika n'ibishoni bazagaruka ariko ibintu bira ku mbuga cyangwa se byinshi China nina ngo bazagaruka bari bazakora muri Amerika ubu tuvugana ariko nge nabe amahirwe gusinyira ibyo nta kibazo ko n'abandi bagiye bro aho yaciye nagwa yacu urwango ushatse kuvuga se ubwo Nsko na hari abantu bigeze bahurira abazi showbiz ababa muri no industry ibintu mvuze barabyumvise harimo urukundo nicyo ushatse kuvuga sibyo kuvuga urukundo Badrama yigeze kugira umubano wihariye n'umwe mu bagize Chari na Nina ubwo ni Chari oya si uhereye hose sina Nina nawe uri gushaka kujya ngo mu precise urumva ibyo aranabizi Badrama igihe kimwe ngo bagiburahaye iki inkuru zivuga muri hani mu kurya ubuzima bwabo muri za tuwa Badrama Alex ntabwo yari kumwe na wese nta manager arimo aho naguze igihe cya Badrama cyo kumera neza ndabizi nyine
wowe nafata bivuga mu muhanda biri wacuruzi no si pare wese okay urumva noneho akonyibukije fata wana fata nawe zaramurokirisa sigaye akorera Breeze ngaho nyumvira uyu mugarura utateze ikibazo nawe kandi oya nande ndishara bivuze ngo nanjye muri team harya yema muri team zose man emi ngo nibuhagarariye emi watidi amakuru ndafite okay naribi je yako nge nago nge muri team na Kina Music icara kuyijyamo ubwo bandokiriti ndajya mu ya Melody nge mu ya Kina Music kwa Nando najyamo na Kikasa ya oya mwarashwanye anyway icyo ndi kuvuga rero cya pad utumye tudeviye ariko nukuzanye mufata bivugwa ko ari umubano wihariye yagize n'umwe muri bo noneho ko bageringa i Burayi bakamwita umubounce akavayo yababaye avayo yababaye uvuga ati ngiye kubakura ku karito abizi bonza ako ni nayo ureba avayo yababaye ati umuntu koko manager umuntu nshobora guha phone yanjye kanyita bawo ntago ari muyoboke bataza no kunyumva nabi gusa nyine ibyo bintu ako scenario bibaho kabaye ari nako kadmuteye sinyisha Marina abenshi niko bavuga ntago nzi niba reality ari iyo ariko biravugwa cyane ubwo warabi nyine tuwimba ko dukurikira ndetse hari n'abantu benshi babishingira bavuga ko impamvu Marina yakundaga guperforminga avuga ngo inde cyari na nyina wa kenshi agari briefing y'umusaza wati bici woga yatumwe ariko nta wabihamya hano wabyemeje na gusa nyine ibyo byose birurira kuri cyakintu kuvuga ngo bashobora kugumayo bagumyeyo kandi bakajya muri iyo domain icyo byaba bivuga ku cyumva ni hahandi nyine umuntu bavuga ati amahirwe aza rimwe mu buzima arubatse ariko ubu ngubu inde bad yarubatse nafite umukunzira cya gihugu umukunzi umugore nyine ubu n'umugore kwanza ujya umonana nawe sashaka baburetse kumwumva makuru akambwira imiterere ye no kunashobora kuba ameze ako sindana nandi foto ye ndabona gusa nyine akubwiye kameze ate ngo ni umuntu usanga urimo nyine turi mu myaka bisa nkaho nyine arutaho Badirama kavuye gutyo utekereza ko ibyo ubundi se arutaho Badirama aho navuga umukecuru sawa kangezaho safatanye yitwaramo umwikomo n'inshuti yawe uyu wise uriya wise yaje avuga ibintu byo muri domain byose uriya wise Gudurama se ni agaye mwise niyo bafite ngo ni Gudurama okay safi turamusuhuje ariko nyine igihari nicyo turi kubakiraho tureba ngo niki gishobora gutuma Charly na bagumayo umubano wamenye hagati ya Badirama n'umwe mu bagize Charly na Nina ushobora kubagumishayo okay ndetse bakajya no muri iyo domain tubitega amaso aho niba bavuga ko domain igiye gutangirira muri Amerika iyo mu Rwanda iyobowe na Gudurama iyo izakomeza biroroshye uriya nagagoranye ku managinga n'umwe burya ntago umuhanzi mwagoranye okay bashobora kuba ati na manzi uri mu Rwanda tuzoye gusinyisha bari bamwibyira amazani cyane bishye Marina baramutwaye ball bamwibye barafeiringa cyane byo byaranze tujye ku kintu cya nyuma ubwo nyine abatanyuzwe nibyo turimo turagana tuvuga ingingo tukubicaho gatoya nuko yabona uri tuba update kuri bigiye bimeze na video ya mubizi mukumva ko Charly na Nina bagumayo kuko utanze impamvu tunashaka kugumayo inde Platini ko Dream Boys na kihuza se oya Platini gusa no se musini yarerega nasaka yo mpamvu Kina Music igiye kujya kwagukana hari ikagerayo bagahita basinyisha Platini bakabago Dream Boys gukomezanya nyine nabo kuko Dream Boys ntabwo yakongera kubaho yashoboka cyane uburyo TMC yagiye muri Amerika ntibwemerera Platini kongera gusubirana nabo si yagiye bisanzwe kumwe kwa kundi nyine kwinuza yabibwiye Platini yabibwiye Platini uburyo yagiyemo ariko yagiyemo nyine uburyo yagiyemo birazwi Platini yabimenye byabaye uko yagenda kose ariko TMC identity TMC yamwemerera kujya hariya identity sava ariko na Platini nta kiganiro cyo yakoze avuga uragajya kumbura ngo Dream Boys uko yabonaga bisanga ibigoye mbe tuvuye ko umuvandimwe atari mu batamwakiriye none nabonye ari kwigurira amazu n'agasuku bari kumwe ibyo byihorera ngewe ndakubwiza ukuri ko bigoye ko wakongera kubona TMC na Platini ijambo rya mukuru nyamukara rirakora zireza ko kirema bamwumvira impamvu urabizi neza ko mu bihe bitandukanye TMC yigeze kujya ashaka gutandukana na Platini bamuvuga ko TMC ari muhanga kurusha Platini urabizi neza ko TMC yigeze kuza gusaba kujya muri Urban Boys Platini akabimenya inyuma
byabayeho none se iryo tsinda urumva ritajegajega none ushatse ko patinateri wabonye diri muzatiye musagenda yaramukize se oya yari cyo na TMC ahari iri badukurikira bize ko atatandukanye na Platini neza baguhinyuze nyamuneka sibyo ni bampinyuze bagukoze isoni bazinkoze kabisa ko basezeranye bakavuga uziko yasohoye Veronica bakajya banayigereranya na TMC babizi neza ko na Diana ari inyuma ari mu ex uri inyuma bakabirenza ingoye bakavuga ngo yavuze TMC ati Veronica ko akonje so rero ikintu gihari cyo nk'umubwira Platini yaratunguwe biranza no kumugora kumva ko azakora ari wenyine ikindi wibuka igikundiro TMC yari afite mu itsinda yaramurushaga igikundiro bakiri mu Rwanda tu simple Platini yari umuperformer mwiza aricyo kintu gikonvenka kinini kuri we ariko nuza TMC afite melody afite igikundiro mu bafana bitwa ko ari aba Dream Boys b'imbere ndato Platini yari agiye guhurika nuko yabaye baba anyway tubive ibyo ngibyo bitaza kuvamo ibindi bibazo byinshi kandi nshaka wazuvuga n'undi ko ngo impamvu yatumye Jean Paul na bari abarimo Sadate na Kasiko bashwana mwagarira kumwe mufite no kubona kuri Miss Rwanda kuri saga zidasobanutse mu minsi twabonye mwarakurikije urubanza rwa Bamoriki yakatiwemo imyaka 4 niyo azaba miliyoni 60 ariko mu mitiyenze y'urubanza rwe bavuga ko ukuntu byagenze ngo ari harimo kuboko bimwe byatumye nyine ngo Norbert harya nago zizina rye bagihanganira muri case ngo harimo nyine ngo kuntu ngo harimo ngo kuntu Bamoriki yashatse gukoreshwa nk'umwe mu bantu bakomeye kugira ngo nyine afunguze umugore uriya mugabo nkagira ubwo bavuga ngo nubwo twabonye urubanza rwa Prince Kid cyase Shimwe Dieudonné rwaye rukunda bese kugorana rwanze gushyirwa ku karubanda mu gihe yite yabisabaga aho bese bagenda bangoremo ngo barabonwa azabagore biyiregaje ko nawe ashobora kuzaba umugabo urumva bati nta kuntu harimo kuboko ushobora kuba kwatuma nawe bishobora kuva nyine byateza ikibazo impamvu mbishinya wende ni imwe hari umupasiteri ejo nakoze ikiganiro imwe ku masheni ya YouTube akomeye quoting utange credit the choice yes bamwita pasiteri ko mwibagiye ndamwibagiye Claude urakoze avuga ngo akurikije ngo mu buhanuzi bwe mu kwerekwa ko simpinga amavuta yiwe ukibivuga niwe yahisunza mu mutwe ko numvise nabonye title ivuga ngo avuye gusura Kid uyashaka kujya ko bangagiye kujya we ashaka kugenda kwandika mu myandika titre rese bikurikira rumva simbizi abasaza baradupranking gusa nyine kiriho gusa yaravuze ngo yeretswe ko Tinuza Prince Kid azakatirwa imyaka mikeya ariko bitewe n'imbaraga z'abantu babirimo kuba ari umwere ngashobora kuba ari umwere bitewe nuko ibimenyetso bashyize hanze icyakabe kimufungisha icyakabe gikomeye kirimo ntabwo kirimo byo kurikirana kuko icyakabe kimushinja icyo n'umukuru w'igihugu yavuzeho we yasaga bivuze no kugurisha abakobwa ariko byaje gusanga we kitaba atari muri ibyo bintu ntiyagisobanuye saho cyakomokaga nyine we ndi kuvuga nyine ubungubu we mu byaregwa nabiri aregwa bibiri gusa baba batisha ku mugimwe ariko ngo bitewe nuko abantu bari mu kibazo kiwe bashobora ati ashobora kuzakatirwa ngariko we kurwisumbuye rukuru urumva rukazamugira umwere ibyo bintu ukurikije ku nzira zo ko nawe mu bantu bashobora cyangwa yaravuze ngo azakatirwa twaka duke si 28 noneho ajurire ngazaba umwere mu rukiko ubuhanuzi bwa Claude bukora anyway no kuntu babikurikiye wowe izo munyenge wafite cyase natwe dufite zo abo bantu bashobora ko ari ku ruhande binatuma wenda rimwe na rimwe ngo yashatse kujya kuburanira ku karubanda mu ruhame atabyemererwa utegetse ko bitagira ingaruka imigendekere y'imyanzuro ikintu nemera cyo hari ikintu nemeranya n'abantu kimwe nemera ko Kid imbaraga za Kid ntabwo zari zihagije kugira ngo zikore irushanwa rimeze nka kuriya sibyo yari afite andi maboko wenda aba sponsor n'abandi bari behind ababyibuka neza hari umunsi Rwanda Inspiration Backup yatsinzwe ku isoko 2014 guhatanira gutegura Miss yagatebe 13 bani buka neza 2014 cyangwa 2015 ahubwo oya na 3 na 4 oya na 4 wenda ubwo birashoboka gataho ngaho gusa ni muri uwo mwaka iyo myaka kuko si na 3 ndabizi ko atari na 3 Kid icyo gihe yaratsinzwe cyangwa se Rwanda Inspiration Backup yatsinzwe tenda isoko ritsindirwa n'abandi bantu iki bintu tutabimwe ngo tubikore ubushakashatsi imbere tubivuge bitari mu cyuko ariko birazwi bandike barabibona we byarabaye ndabizi ko ibintu byabayeho dukora ubwo twabivuzeho icyo gihe bivugwa ko umuntu utazwi anonymous
yahamagaye Vuna Ingoma nyakwigendera umuyobozi muri Rariki aramubaza ati ibyo bintu by'isoko byaje bite uwo mwana yatsinzwe ati mumusubize isoko Prince Kid avuga uwo mwana niwe bavuga uwo mwana uwo muntu wakoze iyo interivasiyo Kid agasubizwa isoko hatongeye kubaho indi tenda kandi yanatsinzwe tekereza ko uwo muntu wari muto wahise watakiriwe cyetse niba ari ibyo ntuze ko niba ari ibyo uri kugenderaho tunamuzi nawe ngiye cyo ndi gushaka kumvikana no se imbo umuntu ari kuki agutuma komeza statement yawe na Kid yaramaze kujya kuri level yo kuba yabona ayo maboko niba uri kuvuga ko ibintu bye bishobora kuba mu ishusho nk'ibyaje aha muri ubwo buryo akaba nk'igitambo kwa gihe cy'abantu bakuru bakoze amakosa baga bakingira ikibaba abakuru bakoze icyo cyo twacyumvanye ariko uvuze ngo nabantu bari gupushinga kugira ngo afungwe nanjye navuga ko Kid nawe ibyo byose nawe ari power nawe afite imbaraga umuntu uteguye irushanwa imyaka 7-10 sajja akaba yoroshye by'umwihariko wenda Miss Rwanda maze imyaka myinshi mu itangazamakuru wagiye witabira event zabo cyangwa evenement nyinshi zabo ase ko kubona koko ukuri kwabyo kugana hibuni muri bake kubibona mu ruhande rwawe ukuri nyine nuko ikintu giyewe nabonye muri ibi bintu byose hamwe barafeirinze bande muri ruhande ari abateguye kunangura Kid ntibyagenze neza na Kid ubwe ntiyabaye ekenge bivuge gutyo ntiyagize amakenga uvuga ngo bose nta wabyungukiyemo niko kuntu nge mbibona wenda hari ushobora kuba wenda nuko biri kugenda yumva ari byo ntari ariko simpamya ko buri side itekanye dusesengwe se wenda ku ruhande rutoya sibyo benda mu byaho ashirwa ngo goza kunyeke ubundi umuntu gute hoza undi kunyeke bisingiye kuri message sister abamagaye ni gute umuntu hoza undi kunyeke bishingiye kuri message yandi cyundi ngo ibyo ngibyo bisuzumwa n'urukiko nge nta n'imbaraga mbifiteho nibo bagomba kumenya ngo wenda iyi action yakwitwa guhoza ku nkeke nkuko mu bujurire bwa Kid hari abo bavugaga bati mu byo dusaba turasaba ko ibyo kugereranya kubera ko mu mana nshinjabyaha nta kugereranya kubaho happiness iyo jambo happiness rifite ibindi bisobanuye ati mwe kugita imibonano so rero reka dutegereze turebe ikizavamo kuri 28 z'uku kwezi ikintu kimwe mpamacyo cyangwa nemanye n'umutima wanjye nuko ibintu bya Kid birimo ishyamba wenda ngiye usimakana ko Kid afite amabara yakoze ubundi dore ukuntu tumimeze isi iteye gute isi iteye ku buryo inshuti zawe ibizi faiblesse yawe aho intege nke zawe ziri Jarasi ushaka kumutega wamutega iki ibyo babizi so rero Roma byari byoroshye ko Kid yanangurwa n'abari muri hafi ikindi mbona nka LR Kid ashobora kuba yarakoze ikosa nshinja Kid nire Kid iterambere rye yari sharinze abantu batamwishimiye ariko atabizi ariko wenda rifatanyamo n'utuntu tw'utubara urumva tuntu tumwe tutukosa kuko ngewe impamvu mbikubwira ni iyi nawe wujuje etage uguze imodoka itimu yawe hari n'abagikodesha inzu no kwishyura inzu bikigoye Shafor Taganda se oya nabandi none se revo ya Kid hari abantu yari ihuriye n'abandi bo mu itimu ye abazwi cyane barutaganda n'aba Jori none se so bari muri case Nusuragira mvuge Patikop utarimo ashobwe communication mvuge nicande kwizera zo utagira hana garagara cya Mike abo bose nta hamwe bagaragara je nje nikubwira ngo nti yakoze ikosa ryo gusharinga abantu be iterambere rye we ntiyamenya ko kandi none ikindi wabonye ko umuyobozi umuvugizi wa RIB yasabye ko abantu badakomeza gukora comment kuri ibi bintu kuri izi case mu buryo bwo guharasinga cyangwa se mu buryo bwo kwinjirira aba victim sibyo bivuga ngo kubera ko ari case irimo ihohoterwa saba kwitonda niyo mpamvu n'umuntu ukubwira ngo kidazakatirwa bafite ubwoba nyine aba yumva atari case isanzwe si ibyaha by'ubuhemu si ibyaha nyine
ibyaha byabereyemo imbere bro biragora gusa nyine urumva ibyo Jean Paul yanavuze ibyo nawe uvuga ukaba uvuga uti ni atari cyangwa ukanumva ukumva gusa ngiye icyo kintu niryo pfundo ngiye hanini niba dufatire tuye twanariza ibintu biri ku muhanda bihari bivugwa niba koko Kid yarafashe irembo ha Miss Elsa bigahurirana n'izi scenario bitwereka ko hari ukuntu bitagenze neza hagati ye na Jolly icyo kintu uko niyo butegeko wazenza kwava ko ngo bishobora kuba ko ikibazo cyavutse gishingiye n'ubundi ku mubano we na Jolly na Elsa bikaharimo gusa nko guhimana hagati y'abakobwa ubwabo babiri umwe avuga ati muhime kuri kinanye wankoze iki ngiki kandi twarambitswe amakamba dusa nk'abakurikiranye nakubwiye ngo kuba bari yarasharinze abo bantu amabanga ye byoroshye ko uwahemukiye kumwihimuraho abona hahera ngo nayo mpamvu bivuga ko ngo Elsa ngo agerageje cyane nyine yatangiye agifungwa yagerageza uburyo bushoboka bose bwo kumufunguza kuko yarazi neza ko ukuntu diri yose iteye yarabizi rero urumva ni nabyo bavuga bakavuga bati n'aba bakobwa banditse amabaruwa yandi bavuga ko nta hotel ati bose baratunguwe ibyo twumva ngo batawe muri yombi barajya kubazwa byose bikwereka ko ibi bintu birimo ikintu ngo nayo akese amatelefone ngo yarekuye muri ibyo bintu nabyo ngo nase aburamo zazi n'eshatu zaburiye hirya ngo ushobora kuba zaratwaye kuri kope n'undi kugira ngo bajye kuzikuraho amakuru bari bakeneye kwifashisha ariko ngo nuza yimanye password inde uwo nyine Elsa niko numvise we yarazimanye umva ko of course ntabwo aribuze kuyitanga azi neza umva imbari yamenye amakuru umva ntabwo uri kumumugambanya so rero ngewe nta nyine niko nkubwira ngewe ibi bintu byambaye narabifesinze bro narabifesinze buriya Kid you feel him Kid ibintu biri kumomba mbifiringa tu ngewe nagambane n'abantu muri showbiz bashaka amafaranga hari n'indi mutima oya ntayo nari mfite rega ngi umuntu yagukekaho ubuse bwo ndayagira wenda bavuga ati we nari ukuntu wenda baguhemba neza aba boss batubwiye banyirira cana nabo ko bakiyubaka aba barakishakisha muri 3-5 niko njya numva niyo ku mihanda ngewe sinzi uburyo bestimating imibare bakabara nyine ngo bitewe no kwicaro yinjiza gutye ngo niyo ushaka kuba mubona mwebwe nyine nawe ngo 5-3 gutyo nyine sinzi kunantu babari imibare nyine buryo wenda afite kuraba bigenda bazi bya YouTube barabizi njya byumva gutyo uze ko umuntu mubaza okay nzaguhereza ko ngo abantu bazinga ibintu ngimbaye bazitwa za Alexa ngo ari ukuntu babara sinzi oyatabye byantuza social bread ibintu no kubeshya okay social bread no kubeshya tubivemo tujye kuri gusoza kuri iyo nkuru no sundi muri no nkuru itaranasozwa tutarabona urubanza rusomwa nyine cyase imyanzuro ku 28 aho uyu nagiye mbona zikwira zijya hanze by'ibyumba muri za Grand Legacy nangerega niko kumba bibaza ibyinda zavuyemo bazi cy'ubundi bino kuki kujya hanze cyaya maginga ya bintu ngewe ntekereza ko kuba byaragiye hanze nuko urubanza rwamaze kugera mu rukiko bikaba bimaze iki subundi oya kubivuga nyine hari igihe uvugiye ibintu ukaba wishe cyangwa se wangije kuba bikurikiranwa iperereza hari n'igihe uvuga ibintu ukabivuga nyine ntaho bigikenewe hanini naho byakomeretsa cyangwa se ko byigira byangiriza identity amakosa ntabyemeramo niba urubanza rwarabereye mu muhezo ni kuri uzasomerwa mu ruhame mwategereje byo kuza kumena imiceri n'ibiki bikabyihore oya ntekereza wenda ko nyine ndi kwibaza nyine kuvuga ngo bagiye bayishimye ironde babona bavuga ngo bamwe bashaka kuzaba abagore ngana bashaka kuzaba iki n'iki nkavuga ati bamwe muri abo bahishimye ironde baramutse bari muri ibimo biravuga niba ari umuhezo ngiye niko mbyumva u Rwanda imbati rwari kubera munsi y'ameza wa Firidausi we n'umwana urumva rero ibyo nta bro ibyo ngibyo biba bizwi na ba nyirabyo nawe ntukanyinjirire ubuse ndi igiki cyo kumenya aho bishingiye nose yakoze rutaganda naragaruka harya aha ntabyo nzi anyway jara katunasoze ndumva ejo nabibwiye Jean Paul ati nyereka selfie muri kumwe ze muri inshuti ze rero ntago ari cyo kuza kuprokrama ko umuntu ahari cyangwa adahari sibyo inzego zibishinzwe nizimukurikirana zikamuta muri yombi zizabivuga nizitamukurikirana tugakomeza guhurira mu kazi nabyo ntacyo bintwaye jewe kuba Rutaganda yaba ari mu Rwanda abadahari Hiwe kadusoza nta gahunda yanjye arimo nta kintu nta mafaranga yajyanye niba yaranagiye ibyo ntacyo bintwaye nje
nuko bimeze gusa niba ari ibibutuma Kid atabona ubutabera yaza agatanga ubuhamya umusaza wenda niba rutaha akitahira kuko wenda niba bavuga ko ari imikiraro harimo ukuntu harimo hagati bati onkre amajwi kuyatanga ibintu nk'ibyo umva still ushobora gusanga arimo anyway we expecting iki kutariki 28 we muri make ku ruhande rwawe nka Jaras we expecting ubutabera kuri Kid kabwe expecting akabisa buzakora akazi kawe umucamanza waburanishije uru rubanza n'ubuhanuzi bwa ngo tuzarebe icyo buzatanga ayo masaha 7 ntabwo umucamanza nawe yari ase mwamenye impamvu umunyamategeko atabonetse yaje atinze yari yakerewe amasaha 7 urubanza rwarasojwe rurapfundikirwa tuzumva icyemezo cy'urukiko ku itariki 28 kandi ngiye numva aricyo gifite imbaraga kuko mu cyemezo barasoma kuko ibintu details zose ko zagenze byo gushyiramo za Grand Legacy kuvuga ibyumba niba utari muri mu murongo w'ubutangabuhamya umva umuntu yababiretse anyway katusoreze naho ngaho gusabye umwariko tukiri ku manza z'imyidagaduro bikwiraga bisa nkaho bigenda bicogora ariko wenda wo na Jean Paul mu by'imanza muzafata umwanya umunsi umwe ndabyisabiye mugane ku kibazo cya Titi urumva Titi nayo umwe mu bantu ni kugiteta ikibazo cye mu gake gake numva nagerageje kuvugisha Jojo iranumbe navugisha mu mushiki we ko numvise bafitanye ikibazo n'umwavoka kandi umwavoka tuziranye Maître Buhuru twumva icyo bagikemuraho nyine n'ibyo kuburana kwe Titi cyari kuri 30 jours hako mumva yagiye mu mbere ya Ndimbatira bose urumva rero afite icyo agomba Imana nyine mworohereze mbonye ibyo ndi kuvuga nyine hari ikintu twakora no kubirebaho tukabivugaho gusa actually nyine ngo ni nk'ubuvugizi mwamukorera ka tunasorezaho gusa abo bitameze neza mwihangane ngo ndavuga Afrique wabuze umuvandimwe wawe twatugana imyidagaduro gabage tuye tubigishishamo wihangane cyane ukomere barimo Kenisoro n'abandi bari watached cyane n'umukobwa Nema ya witabye Imana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abantu bavuga ngo hariho ni gaze anyway reka nyine tubashimire ko babigemeze Jaras Official TV ni akagaruka ibiganiro bari byinshi cyane kabisa bagenda bacishaho ubwo nyine mwongera kumukumba mujye mwandika bati tukumbe Jaras ariko tunamuzana wa mugani comment zanyu turazisoma ahubwo wowe kutabibwira se bahora bakumbaza uyu mugabo yitwa Amos hari akorana muri Flash Network kuri Flash FM buri munsi kuwa mbere kugera kwa gatanu saa 7:30 kugeza saa 9 mu minsi iri imbere nzabwira bazajya bansanga nanjye bambone abazi Kigali update yaba.com yaba TV uyu mugabo ni umuntu buri willing yo gukora n'ama interview ariko ajya aburira mu nsengero no muri ho ngiye yagiye gushaka amaturo no niho ngiye Imana ibarinde rero